filime aho turaza gusanga Kiramani na bagenzi be. Nitujya kujya mu cyiciro cya comedy muraza gusangamo Tonalite waje akeye uhagaze inyuma. Abantu benshi mwajyaga mwibaza ko Mutabazi kuko kuri social media kenshi Mutabazi aravuga ati papi niwe muntu uzampa miliyoni 60 BTN kamera na 20. Bakavuga bati yego ndagira ngo mbikumurize aha ngaha. Abenshi bakumva ko nshobora kuba mfitanye umubano mubi cyangwa se ubushyamirane hagati yanjye na Mutabazi, ariko ntago ariko kuri batandukanye. Buri kantu ndi mu bwana ndi umufana w'imbere, namubwaga ni tushe yawe muri comedy ntabwo yoroshye. Ndi mu bwana kandi njya gukunda nuko nari kumwumva comedian numva aravuze ngo Apotre Mutabazi ngo niwe muntu kwandika igitabo cy'ukuntu watera imbere mukumva bamusoye mu nzu. Ndamubwira ngo wewe mama isemo mufana wiyandikishije. Turashimira na Deco Green, abona ko ibanyicaje ku meza iriho abantu babikoze, nanjye mugakeka ko nabikoze ariko ndacyabikora. Uti muje gukemura iki? Icyo kibazo cya mbere. Ikibazo cya mbere tuje gukemura ni ikibazo cy'ubushomeri ku rubyiruko. Buri mwaka tuzi neza ko hasohoka impuguke mu byiciro runaka baba baje ku isoko ry'umurimo, bakadushishikariza kwihangira imirimo, ariko igishoro kikaba ntacyo. Ariko nujya muri serivisi dutanga urasanga 80% by'abasoje amasogonderi na kaminuza izo serivisi tuzitanga. Abazaza bataje kurera amaboko atari inyanda, abo tuzakorana nabo bidufashe kuba tugize uruhare mu kubahangira imirimo. Utazibona mu bukerarugendo azibona mu bwubatsi, utazibona mu bwubatsi azibona muri videographer na photographer, utazibona muri ibyo byiciro azibona mu bijyanye mu gupima ubutaka n'ibibanza. Nukuvuga ngo baravuga ngo byose ni kuri Nyirangarama, ariko naje gusanga byose ari muri Deco Green. Ntago ndi bambuye ku ikubitiro. Byibura dufite target yo gutangirana n'urubyiruko rutari munsi y'igihumbi. Uravuze uti mufite abahanzi, mufite abakinnyi ba filimi imbere yanyu, yabaraho mugiye gutangirana. Hari muri Deco Green turaza kubibereka, hari gahunda twatangiye ya online talent ndetse na online job. Ni urubuga twamaze ku creatinga rugiye kudufasha kunoza ibyo ngibyo. Nitugera mu bijyanye na online talent cyangwa se gufasha kuzamura abanyempano ariko mu buryo bwa online, abo banyempano kuzamura impano zabo tuzifashisha impano iri muri runaka, aho kugira ngo tuguhate ngo iga iki kitakurimo. Uzaba ari umuhanzi, mpamvu ubona Papa cyangwa hano ubundi twatangiye na Papa cyangwa ari muri Papi Empire. Yo ngiyo inside muri Deco Green, yego ntago ari indi iri ku ruhande. Nitujya mu gusanga hari abakinnyi ba filime aho turaza gusanga Kiramani na bagenzi be. Nitujya kujya mu cyiciro cya comedy muraza gusangamo Tonalite waje akeye uhagaze inyuma. Nitujya ku cyiciro cy'abasesenguzi, abantu benshi mwajyaga mwibaza ko Mutabazi kuko kuri social media kenshi Mutabazi aravuga ati papi niwe muntu uzampa miliyoni 60 BTN kamera na 20. Bakavuga bati yego ndagira ngo mbikumurize aha ngaha. Abenshi bakumva ko nshobora kuba mfitanye umubano mubi cyangwa se ubushyamirane hagati yanjye na Mutabazi, ariko ntago ariko kuri. Kuko mu bo twatekereje ugomba kuduha inama za hafi kuri buri kintu, kuko Mutabazi ni impuguke akaba inzobere mu bijyanye n'ubwubatsi. Yego niyo mpamvu ngira ngo murebe ingufu n'uburemere bwa company yacu. Nitugera ku rubyiruko ruvuga ruti bo
ibi turabikoze birangiye ko, ariko dukeneye no kuba twaba impuguke cyangwa se mu kumenyekana mu bya muzika papa cyangwa yisangemo. Ahangaha mfite engineer mu bijyanye na painting cyangwa se by'amarangi, bamwita Mike. Urabyumva? Ntabwo rero nari gutekereza gukora icyo kintu nkanjye ubwanjye njyenyine, kuko nkeneye amaboko. Iyo ufite ibintu udafite abantu ntacyo biba bivuze. Nkuko mwabyumvishe icyo nkora, mbaye inama kandi umushoramari mukuru Frodouard ni inshuti yanjye cyane. Biba byiza iyo abantu muri business babanje kubaka ubuvandimwe, burya n'ibindi byose biheraho. Hari igitekerezo namuhaye kandi turimo dutunganya tugeze kure, wenda bo ntibagitangaje muri iyo sense, ariko icyo kintu nakomeje kukivuga ko Gerard yabajije kandi abaza ikibazo cyiza. Gerard urabizi ko nyamushima yuko wajya kunambaza ibibazo byiza kuko yanambaje ibibazo byiza. Mu bya interior design hari igihe umuntu afite inzu mu mukodesho 50 kubera irimo sima nayo yarobotse, plafond nayo ntayirimo, ibati nyine kwa kundi izuba rigize uratonyangirwa. Twiga uburyo cyangwa se turimo tunoza uburyo ko biracyari muri sense yo kuba turi kunoza umushinga yo kuba umuntu ashobora kuzana inzu akavugana na company yo igashyira amafaranga yayo ikayikora neza, inzi ikava ku 50 ikajya kuri 5. Murabizi umuntu ashyizemo agakaro kameze neza, agakubitamo akagypsum, nono akagira ukavugana na company. We ntiyarashoboye kubikora kubera ko wenda amafaranga bayamwishyuraga yifitiye school fees zimutegereje, ariko company bagakorana akabasha kuzamura agaciro k'inzu ye, ariko nanone akaba afite ko azishyura company cyangwa se ko bahanye amasezerano. Icyo gitekerezo rero hamwe nuko tuzagenda tubona abakiriya, burya byose imbaraga n'abantu, gishobora kuzagenda gikura kizamuka bijyanye nuko Frodouard tuzagenda tubinoza bijyanye n'amafaranga ashobora gushorwamo. Nanone kubyiga neza kugira ngo abantu batakujyana muri investment ziraguhombye. Donc umuntu akubwira ati mfite ubutaka, donc urumva ko haza bajemo ako kantu kagafite nka side y'umudeveloper, ukumva harimo property management, ariko harimo niyo side yo gukorana n'abakiriya nk'umwihariko wari utubajije. Nagipropoje kuko ndi umugabo ukunda imyihariko cyangwa se ukunda gukora ikintu gifite touche yihariye. Ariyo mpamvu abantu benshi mugenda nkunda batandukanye, buri kantu ndi mubwira ndi umufana w'imbere, nambwaga ni touche yawe muri comedy ntabwo yoroshye. Ndi mubwira ni kandi njya gukunda nuko nari kumwumva comedian numva aravuze ngo Apotre Mutabazi ngo niwe muntu kwandika igitabo cy'ukuntu watera imbere mukumva bamusoye mu nzu. Ndambwira ni wewe mama isebo mufana wiyandikishije. That is roasting, ni comedy kuri level y'abanyamerika. Aho usanga ba Kevin Hart bari roasting aba Snoop Dogg kana amashuri. So ni nayo mpamvu rero buriya na rero Valence Papi buriya like ni muri yo case like nje nkunda uwo muntu ubikora muri ubwo buryo agakora umwuga we, ubushuti bwanyu burahari, ariko n'umwuga we akawukora nawe kandi waza kugera ku mwuga wawe akakureka nawe ugakora wawe, kandi byarangira mukagumana bw'abavandimwe na bw'abashuti. Rero umwihariko nuko tuzagenda tumitinga ibyo bibazo by'aba client muri ubwo buryo, tugenda tubivana ku rwego rumwe tubijyana ku rundi, ariko igitekerezo mwacyumvishe umwihariko wo urahari. No kuba mubona aba bantu bose kuri pano nuko dushaka ko input zabo zagenda zizamo. Nubwo ibitekerezo twabahaye nibyo bike cyangwa se umwihariko twabahaye, reka tuvuge ngo nimutubaza umwihariko twe ubwacu tu umwihariko. No kuba kuri pano hari aba bantu bose n'umwihariko. No kuba ndari Valence Papi yahuriye kandi buri kantu hari nabyo ubwabyo n'umwihariko. So rero twe tuzakomeza dukorere mu mwihariko gusa. Ntabwo mvuze ngo n'umwihariko mu wundi buryo, no kugaragaza yuko tuzakomeza guha ikaze ibitekerezo bitandukanye biturutse mu batandukanye b'imande zitandukanye, kugeza naho umukiriya ashobora kuza agapropose ikintu. Musigaye mubona ko no mu gusezerana bavuga ngo mwandika amasezerano yanyu ko muyashaka. So ugaza uka propose utari ko ngewe ko nshaka ko mwankorera interior design, ariko ko proposal yanjye numva mwayimpa gutya, tukareba nimba bifitinga muri product dufite cyangwa se aba staff bakabyiga, ariko tuje gutanga ibisubizo. N'icyo nasorezaho, tuje gutanga ibisubizo. Urubyiruko rubona akazi, urugo tutaboneye akazi wacu,
tubahuze n'abandi bakoresha. Murabona ko abari hariya kuri pancarte ni benshi, cyangwa se tunabasangiza ibitekerezo. Burya uguhaye ifi sinzi ko wamugereranya n'ukwigishe kuyiroba. Ndumva aricyo navuga, ngasubiza microphone. Nsanzwe mbarizwa muri Papi Impaya ya Ndahiro Valence Papi. So Papi Impaya rero yaje kwaguka iza gukorana na Deco Green, bivuze umwe mu bantu bari muri Papi Impaya, nanjye mba ngomba kwitangaragara muri kampani direct. Izina ry'ubuhanzi ni Kiramani. Nk'uko bababwiye, bavuze ko harimo igice cy'ubuhanzi cyangwa se cyo kuzamura impano. Simbizi niba ndi umuhanga cyane mu kuba nazamura impano, ariko nzi ko ngerageza. So rero bazaba baganye Deco Green, tukumva zaganira, nanjye tukaganira, bakavuga ko umuntu runaka wamwitaho nkabikurikirana. Ikindi wenda nge nashimyemo cyane ni ikijyanye n'ibyo ngibyo byo kuba bavugurura amazu, ko hari igihe ugera nko muri quartier ugasanga abantu bafite inzu ariko ukabona zirashaje ukuntu, ukabona n'igitekerezo ufite cyo kuzivugurura. Hari na quartier tuzi zirimo amazu imaze imyaka 20, inzu yizi gutyo ahubwo ugenda isaza kurushaho. So rero nimba haje ikintu cyuko izo nzu zavugururwa, ngiye nkunda kubona igihugu cyawe gisa neza. So nimba baza icyo gitekerezo cyuko hari amazu bashobora kuvugurura, inzu yakozwe mu 50 ikagera ku 100, deja bo bafitemo inyungu, na wa wundi afitemo inyungu, na quartier n'imihigo. Ariko ko twiha imihigo buri gihe, buri mwaka uciye muri quartier bajya guca mubona harimo utuzu dushaje, utabasha kubona inzu irimo amakaro, ukabonye inzu irimo amakaro muri quartier yawe, biba ari ibintu bishimishije. Icyo rero nabaje gushima mu gihe muri byose. Icyo rero nzabashinzwe mu mwacyumvishije, sinzi imbuga nkoranyambaga mfite sinoya, nshobora no kuba nzamamaza nanone muri ibyo bikorwa, nkabasha kuba nabicisha abantu bakabibona byihuse, byose bizadufasha. Ikindi ndashimira na Deco Green, abona ko ibanyicaje ku meza iriho abantu babikoze, nanjye mugakeka ko nabikoze, ariko ndacyabikora. So ikintu nzaba nkoramo njyewe rero, ndacyari mu bajene bacyubaka ibintu byanjye, mba nyine abantu bafite amaboko n'ibitekerezo nk'aba ba Deco Green. Urumva ukurikije igihe bafunguye company ni abarejande, urumva. So njyewe ni amahirwe nagiriye yo kuba nakorana nabo, already nanjye nkaho bamarikazi. Njye ndimo ndakora ibintu byerekeranye n'ububaji bw'ibitanda, utubati, ibintu byerekeranye n'ibikoresho byo mu nzu, ariko akenshi bikozwe mu mbaho na MDF. So abagaba rero mu bintu bakora, bavuze ko bakoramo n'ikintu bita interior design. Interior design rero hari ukuntu umukire ashobora kuguha inzu ye, akakubwira ati ngiyi yasabye nk'iki kisari, akavuga ati wewe mu bwenge bwawe n'ukuntu waje ubwira abantu ko bishoboye, tekereza uterekemo ibintu biri gutuma inzu yanjye igaragara neza. So bo bashobora kugenda bagashyiramo ayo marangete, bagashyiramo ibiki byose, ariko bakavuga ati usiko dukeneye n'utumeza twiza se, cyangwa se amasofa meza yo guteka ahangaha. So rero aho ngaho rero nibwo bahita bahamagara buri kantu, akaza noneho agashyiramo ibikorwa bye biri muri buri kantu art, bagaterekamo izo gahunda. Noneho wamukire yaza yareba inzu akavuga ati ibintu ni fresh. So dilettement. So urumva ikintu cya mbere, already niba bavuze ko batanga akazi, already njye kuba ndi hano akazi natangiye kukaryamwo neza, urumva, kuko bangira icyizere mu bantu bazajya baha akazi kerekeranye n'ibintu bakira kuri pano. Ubwo nanjye mu gihugu yabaye ko ndi mu bantu barenze. So ndashimira Deco Green, ikindi ndashimira namwe, ndashimira n'Imana